nkwambe cyane kuhisha maze nk'icumwe nta magakora bati haba umusaza warenganye witwa Furayi Mukarekezi mpagaze akanya nakwikubita hasi hagara akanya muze ubundi ubona ari ihe mpamvu ituma abayobozi babirengagiza kandi mu babaye ndabikosha none sindabategeka hari mu gitondo hanyuma ntibahirimo ibirenze hari abantu batemera ko amarozi abaho bibagaho da none umaze igihe kingana iki umaze igihe kingana iki urwaye ntewe ndwaye ni imyaka 6 ufite imyaka ingahe yego n'ikigona mfite imyaka 86 ntaho mvaga namunda byaratobotse munda he munda y'ikirenge turebe tarose nakandagira hasi cyangwa ndarukureba kuba hano ndaje he ngiye nko mu rugo cyangwa se ugiye nko ku muhanda yapaye kandi hageragara ibyo bintu niba warabirenze ukagwa ubwo kuva wagwa niyo nka yawe igwa wahise ufatira aho ngaho urwaye kugeza ubwo ubuyobozi bw'umurenge wanyu ntabwo bujya bukugeraho ubukindi ubuyobozi ari kugenda kugusobanurira ko byumva ngeraho ki yego ntibangeragaho bakigendera none kintu bamfashije cyo kubona ko nanjye nawe nakwihangana nkaba nk'abandi mwana ni umukecuru wanjye umudamu wanjye n'umvagira umukecuru wawe se bafite imyaka ingahe bafite imyaka ingahe bafite imyaka 70 ese ubwa nkecuru gute mu kizungu nabayemo rwose igihe kirekire wabaye nka hehe hari ibitaro wabayemo mu Ruhengeri nahara kuri bitaro bavuye vuba mu Ruhengeri amaze nk'igihe kingana iki mu Ruhengeri nanjye namazemo nko ese ni hafi nk'umwaka ugwariyemo gende musaza ntaho twagushobora no gushaka uburyo wakwanyabakaza mu Kinyarwanda abaganga rero bakubwiye ushaka ugomba kujya mu Kinyarwanda ubu niho uri none nagira nti muze abagome bariho nise nk'uburiya umuntu utega ibintu wabitambuka ukagwa si kibazo yewe umukobwa we ubu nasari nk'iki bakuzizaga naki nabukungushi nuko ni hawe na agaciro nayo yingize umuntu uza impanda ndayimuragirira imwagiriye irambyarira nuko hasiga bona natangiye kuzamuka babagize gute bibaho iyo nkana niyo yaguye hariya aho ngaho nawe waguye nanje ndapfa nanje nitembeze cyane mu kigari mu kugigu canje igwa aho ngaho ntiyahava ihatambutse gusa gutambuka nyine ndabyoroshe hari abantu batemera ko amarozi abaho mwana mukobwa wanje aho vukiye ndaho ubibonaga ni hari abantu batabyemera akavuga ati sibo umusaza yaratambutse arabirengaragwa n'inkirahagwa ahubwo inka ubwo yabaye igitambo nyine niko mu Kinyarwanda barivuga nibyo ndi kukubwira kugusobanurira baba babiyobewe karo kubirengaho nge Ninda kagari Ninda kagari Kaninde umurenge ni nako ni Nyange wari ubyibagiwe Nyange bagiye bashaka uwo mucaba ndi umucaba ku mutwe yitwa Efrayi Mukarekezi ni umusaza w'imyaka 86 atuye mu karere ka Musanze ho mu murenge wa Nyange avuga ko amaze imyaka 6 arwaye amaguru byagenze biti hari mu gitondo nk'uko bisanzwe afite inka yorojwe n'umuturanyi hanyuma iyo nka yari ifite amezi abyuka mu gitondo ajya kuyiragira itararenga umutaru imbere yo mu rugo inka yahise yikubita hasi ako kanya irapfa nawe ayigwa iruhande uyu musaza avuga ko hari ibyo yarenze mu irembo rye inka ikamubera igitambo igahita ipfana n'amezi uyu musaza nawe ahera ubwo arwaye amaguru
amaguru ye agenda ashishuka, rimwe na rimwe agatumba, ubundi akavamo amazi amashyira, hanyuma bikagenda gutyo. Avuga ko amazi imyaka 6 abunga mu bitaro yivuza, bamubuzemo uburwayi, ntashobora kuva mu rugo ngo agire hajya, no kugira ku irembo abiheruka uwo munsi yikubita hasi n'inka ye ihasiga ubuzima. Avuga ko uretse kuba inzara igiye kuzamwicira mu rugo, ntabwo ari ingumba. Ephraim yabyaye imbyaro zirenga 5. Mw'abo bana bose avuga ko kumufasha biba bigoranye. Ati ntabwo byoroshye kubona ubufasha, birangora. Abana banjye nubwo nababyaye ntawe unyitaho, mbayeho ntya uku nguku ureba nsa, no kunywa igikoma birangora. Maze igihe kirekire nifuza kunywa igikoma, narakibuze. Ntunzwe n'umugore wanjye, gusa nawe ni umusinzi. Abyuka mu gitondo akajya gukorera amafaranga, aho yabonye kugira ngo aze abe yananyitaho ntarikozwa. Mbayeho nabi. Twamubajije niba atazi aho ashobora kubariza ikibazo cye, atubwira ko kugerayo bitamworohera. Ati uwampa akagare kakangiza ku murenge, nababwira agahinda mfite, uretse ko banabizi nuko babyirengagiza. Ati ubuzima burancika numva, munsi y'ikirenge cyanjye haraboze, sinshobora kwakandagiza ngo ngende. Mbahangaha ntabwo nshobora kwimuka ngo mva hangere hariya. Mu myaka 6 ishize uyu musaza arwaye ubu burwayi. Avuga ko yagiriwe ishyari n'abaturanyi be, bamwe baramugambanira ngo bamutega amarozi, ariyo yarenze akamugira atya. Ati batewe ishyari nuko umuturanyi yanyoroshe inka, babonye ifite amezi batekereza ko ngiye gutera imbere, niko kungira gutya. Nta bitaro ntagiyemo, byaranze. Ubu nayobotse y'Ibinyarwanda, mu Kinyarwanda kwivuza, ariko nabyo ntacyo bitanga, ubuzima burancika numva. Uyu musaza akomeza avuga ko kuba ari mu gihugu kirimo umutekano, ariko yirengagijwe n'inzego z'ibanze. Ati bisaba kugira ngo habe hari akantu ufite ko guhereza ba mudugudu kugira ngo serivisi nziza zikugereho. Nkunkorera ubuvugizi, ndi gupfa numva. Twamubajije niba amafaranga ahabwa abasaza yo kubagoboka VUP we atamugeraho. Ati ndinze ngana ntya, nta giceri n'ikicumi ndabona. Nabuze akantu nahereza mudugudu ngo ashyire mu bakwiye kwandikwa. Iyo ufite akantu barakwandika, ariko ntako ufite nta kintu mwavugana. Mpagaze akanya nakwikubita hasi. Ntago amaguru yawe ahagarara? Ntahagarara akanya. Muze ubundi ubona ari ihe mpamvu ituma abayobozi babirengagiza kandi mu babaye. Ndabikosha none se ndabategeka. Ndabategeka mwana wanje. Ko hari ubategeka? Hari ubategeka. Yararo bategeka sinakoro umuhungu wanje akanjana kwigana nkajayo. Naje nkaza kubisha kibazo nuko none ufite ubushobozi wajya kubariza he ikibazo cyawe? Harakumure ari ku murenge, ari harako kagari nahasha. Ako kugerayo byaranze. Ndio kubwira ko iyi nzu ndangije imyaka nk'ine tagera aha ururuguru cyangwa aha mwegeranye. Twegeranye. Tabana ashobora kugeza igitifu muzi zina kari umukobwa. Tabana namumenye izina ni umukobwa. Ndayisenga kandi umukristo. Nitwa Ephraim Karekezi, narwaye akanyangamuntu. Witwa Ephraim Karekezi? Murakoze. Nzakumbira imigengo. VUP nakashaho rusinda kakwambara. Namwambira kankoreke n'amanga mu ndoganje. Kubera icyo batagwa VUP? Simbizi bati cyo tuza kwa mubyeyi we. Ureba ndasaze ubusa abandi bakubona udufaranga naho nje bareka. Sinzi nawe.
muraho neza. ubona ari iyihe mpamvu wowe bataguha viyupi? ni ikintu kukimbariza bati hari umusaza warenganye witwa Efraim Karekezi ke mu kagari ka Nyinda si hano hepfo tuhari ku kagari hano hepfo. nuko bakaba ndetse bakaza nk'ababikwereka nyine. mwese muze ubona baguhaye viyupi yagufasha iki? yamfashe iki? naguramo nk'agatama kakaza kabyara kakamba twangombwa kabona agafaranga ukabona n'agakoma dore ubu nkwambese nanakuhisha maze muri 10 ntanywa agakoma. ni ikibazo mpaye udufaranga rero k'abavandimwe bapanda nk'udufaranga katugura agakoma. ese buze viyupi babahangara batanga ngaho abayabona wumva bababwira ngo babahangara? neza 60 za 50 ndabizi. numva ko nabo bagiye guhembwa. numva ko bagiye guhembwa none. ese umudugudu wanyu kuki atakwanditse? yego mama rero ariko nani sinange bituma guhunga. amafaranga yo guhunga kanga ndigaro. ubwo nukuvuga kugira ngo akwandike muri viyupi nuko umuha akantu nyine kandi ntabwo ufite. none ngakurayo ko ndakora udufaranga tw'umudamu akoraga mu mukecuru akaduhaha. ese na mukecuru nta viyupi bamuhaga? akakwambura ndagashahurwa. yego agamenshi ufite imyaka nk'ikigoda ndore imyaka yanje hajya mwe ngo witwa nde? Efraim Karekezi. naho umugore wawe? Bonifrida Nyiranduye. inde? Bonifrida Nyiranduye. muze urakoze. nawe urakoze. turagutumikira. bakabyara.